nkuru irasekeje simbabeshye Imuresekeje buriya Shaddy Boo yabyutse asanga cyasamye agahinda. Yewe ndi ku ruhande rw'uyu musore rwose mana uyu musore nafungwa ndarira yamubaze nta kinyi ariko bisa no kuri process zagendaga Yego. ukagarika matches you know ngene nabarira abantu niko yisanze wanje aracyana blotswe pe turanywa nyine iki byose ariko nyuma nisana nambaye wese bro dina mu mihango so n'ikibazo gikomeye niyo mpamvu nahise mbihamya tu nta n'ikindi rero ndi muri process kugira ngo bikurikirane twizeye ko mumeze neza abakunzi ba Kki Sam official. Murabizi ko amakuru amaze iminsi avuga ku mbuga nkoranyambaga mu Rwanda ndetse no hanze aragendaga ku kirego gikomeye cy'icyamamare Mbabazi Shadia uzwi nka Shaddy Boo. Ikirego gishinja umuhanzi akaba n'umwarimu w'umuziki Iradukunda Aimable uzwi nka Yugi Umukaraza. Twagiye tubona ibitangazamakuru yaba ibya leta cyangwa se ibyigenga bitubwira ibintu bisa nkaho ari bimwe. Byatubwiye ibyo gutanga ikirego kwa Shaddy Boo, byatubwiye iby'ikirego cy'ubusambanyi n'ubusinzi, ariko se kuki abantu bose batinya kureba nyuma ya page? Kuki buri wese afunga amaso ntashaye kureba ibintu bitatu bitandukanye cyane bishobora kuba byarabaye muri uwo mwijima? Mu ijoro ry'agahinda n'amarira kuri Mbabazi Shadia, ijoro ryagabanije kariyeri ye, ijoro ryagabanije yarushijeho kugabanya igikundiro cyiwe rwose, igikundiro cye kiratakara. Abantu benshi baribaza bati se koko ubu wasongera guhitinga gute? Avuga ko agasore gaciriritse nka Yugi Umukaraza kamufashe ku ngufu. Muri aka kanya rero ntabwo tugiye gushyigikira umuntu wawe wese, ahubwo tuje gushyira hanze ukuri gukomeye guteye ubwoba turi ku mwijima abantu bose batinya kuvuga ku mpande zombi. Tubaza kureba ku makosa y'ubuzima bwa Shaddy Boo busanzwe bwakiye ku buraya n'ubusambanyi bukabije, ariko kandi tunamanuke mu mwijima w'ikuzimu tumenye niba igikorwa cya Yugi Umukaraza aregwa cyo gusambanya umuntu ari mu mihango cyaba cyari umuhango w'imyuka mibi y'umwijima, umuhango w'ibanga ugamije gushaka igikundiro n'ubutunzi. Umuziki we wanze kuzamukana n'ubu ngubu akaba yagerageje byaranze. Amatwi ahangaha kuri Kki Sam official kuko ibi ntabwo babisanga ahandi rwose. Ntibajye kuduha subscribe. yahise agenda yancitse kandi na muganga ringira ubwo n'ukuntu baransindishije ntabwo nakujya kuririmba nansinzi kamere nawe nkatirindira tubinemere neza tujye kuririmba nubwo nari tayari ubundi njyewe ntabwo ndi mu buryo bwo kujya muri ruhame ngo biki n'ibiki nabo nkarindira ariko kubitewe n'ibintu numva nakorewe reka turindire binjire mu butugenzi mani barancika tu. Reka rero dutangirire kuri Yugi Umukaraza, umusore w'impano wangije ku Nyundo muri 2018 akorana n'abahanzi bakomeye cyane nka Ishkeveni n'abandi. Ariko se umuziki wigeze utera imbere nkuko bikwiye rwose, ukatera imbere akazamuka akagira views zikwiye rwose ukabona ko bishimishije? Reka rwose habe na gato, ntabwo uyu musore Yugi Umukaraza yigeze apushinga mu gihe bagenzi be basigaye bagunganisha abafana Adebe na Bruce Melody barunapa bakagira views zirenga amamiliyoni. Umukaraza we byaranze rwose, yakubise hirya no hino biranga. Ibaze ko indirimbo twavuga ko irenze kuri we yakoranye na Ishkeveni yitwa Chiazi mu mwaka umwe imaze kugira views 37 zonyine, mu gihe bacino kizigenza na bakirisizi na ba Doskana kuri channel zabo ukwishyirwa n'ibihumbi magana. Yugi Umukaraza we rukare kuri YouTube channel yiwe agahinda karamwica rwose, kuko kuri ngo kuri YouTube channel yiwe afite abasubscribe barenga 4,000 gusa zonyine. Umva ko yarebye kuri channel yiwe agira agahinda bose akamara kamaziga mu maso kibazo ukuntu byagenze, mu gihe abandi YouTube channel zabo zipushinga bakagira ibihumbi n'amaviews ariko we byaranze. Muri isi imyidagaduro rero uhora inyuma mu gihe abandi bazamuka rwose bitera umubabaro, agahinda, bitera kwiheba. Ibi dushaka kwamamara cyane ariko ntubigireho, nyamara ukabona abandi barimo kuzamuka bakabigeraho cyane vuba cyane kandi bitabagoye na gato. Nibyo bamwe baheraho bavuga ko badasenga Imana bishoboye mu gushaka inzira z'ubusamo zoroshye zatuma bagera kuko kwamamara rwose bitasabye kubanza kugorana cyane. Hano rero sasa niho hazi ikibazo gikomeye cyane, ucyo umusore yasambanya umugore bwahato maze agahitamo kubikora amufatiranije n'imihango mu mico y'imyizere itandukanye y'imyuka mibi n'imitsindo ndetse na akuturisme y'ubupfumu bwa kizungu. Amaraso y'imihango y'umugore akoreshwa nk'intwari ikomeye cyane mu migenzo y'umwijima. Bamwe mu bashaka ubwamamare, ubutuzi cyangwa se kwikuraho ibyo bamwe bita umwaku ukomeye cyane, kuba warabazitiye mu buhanzi ugatuma badatraininga cyane ngo babe ibyamamare, basabwa gukora ibikorwa binyuranyije n'amategeko n'umuco nk'ibyo gusambanya umugore uri mu mihango. Kandi idakarusha akaba ari umugore ufite izina rikomeye cyane, ari hig profile woman nka Shaddy Boo rwose, ari icyamamare abantu benshi bamukunda kandi bamwubaha. Nyine uno muntu abategetse gukora ibintu bikorwa byo gusambanya umugore nyine kugira ngo wenda ngo niba hari ibintu bimuho by'imikoshi ngo bimuveho.
niba ibyo abazi kureba bavuga ari byo kuri ibintu by'ikuzimu ari ukuri, bivuze ko Yugi Umukaraza ashobora kuba atarakoreshejwe n'irari ry'umubiri gusa, ahubwo yaba yaragize ibyago byo kwemera gukoreshwa n'imbaraga z'imyuka mibi zimusaba igitambo cyangwa se umuhango w'umwijima kugira ngo izina rye n'umuziki we bive ku ya mibare y'ibihumbi 4 byonyine byambukiranya imipaka agiye ku mamiliyoni nyamara ibyo atarazi nuko iri ryari ikosa rikomeye cyane yarimo kwishoramo yo mu rwego rwo hejuru cyane. Niba arishuye muri ibi bintu by'umwijima kubera kwiheba, atekereza ko ubuhanzi n'umuziki bwarangiriye burundu, kariyeri ye yangiritse, ibintu azahora yicuza rwose. Ubu ngubu arisanga n'akizere gake yarasigaranye gatakaye, kuko inyanja nini y'ubutabera igiye kumubira bunguri rwose, icyizere kigiye gutakara. Niba arishuye muri ibyo bintu bya nyabyo by'ikuzimu rwose, ndakeka yuko azi nawe kuzicuza muri gereza. Ariko se niba dushinja Yugi uwo mwijima, reka tugaruke kuri Shaddy Boo we ubwe. Ninde utazi Shaddy Boo rwose, ninde utamuzi? Ndakeka twese tubizi, uburyo umugore wakunzwe n'abagabo benshi cyane b'ibyamamare. Ninde utazi ubuzima abayemo? Ntawe rwose. Itangazamakuru rimwita kuri social media influencer, ariko mu buryo bugaragara mu busesenguzi bw'abaturage, Shaddy Boo ni sire izwi imyitwarire y'ubuzima bwo kumbuga nkoranyambaga bubakiye ku buraya no gukura abagabo akoresheje umubiri we rwose. Ubuzima bwe bwose burangwa n'ibirori, inzoga, gusinda n'abagabo batandukanye mu bihe bitandukanye, aryamana nabo. Atari abantu upfa kuba gusa uri icyamamare cyangwa se ufite amafaranga menshi, ufite ipinda, umufuka wuzuye. Kuri ubu rero abantu benshi baribaza bati se kuki uyu mugore nubwo yaba yararenganye kubera iki yahisemo kwitwara gutya? Umugore w'umubyeyi uzi neza uburemere bw'izina rye, ukinjiza abasore mu nzu mu masaha y'ijoro, akemera gusangira nabo amayoga bakanywa kugeza basinze bikabije rwose. Benshi niko bibaza ati gute umugore w'icyamamare gutyo ufite abana babiri yemeye kuzana agasore kabuciriritse nka Yugi Umukaraza bagasangira amayoga? Benshi niko babyibaza nyine bikabacanga rwose. Rero iri ni ikosa rikomeye cyane Shaddy Boo yakoze yo kumeza kuba mu buzima butagira imipaka. Abantu rero bamaze kumenyera ibikorwa by'ubusambanyi n'uburaya rwose byamenyerewe, ku buryo nawe ubwe asa nkaho yibagiwe ko isi irimo inshuti z'ukuri n'ibirura bishonje cyane rwose biteguye kumuconshomera, kwemera gusinda kugeza naho utabasha kwirwanaho cyangwa se ngo umenye ibiri kubera mu rugo rwawe. Ikosa rikomeye cyane ry'uburangare rikurira abantu benshi ibyago, cyane cyane iyo uhuye n'abantu bafite imigambi yo mu mwijima nk'iyo twavuze haruguru, nk'ingiyi nyine bavuga ko Yugi Umukaraza yari afite yo gushaka kuzamura kariyeri yakoresheje ino mihango y'umwijima. Aho tugeze noneho, mureke rwose turye umunyu kandi dushyire hanze abantu benshi batinya kuvuga rwose. Umutego wahuje abantu bombi rwose ntabwo ari impanuka, hari ukuri itangazamakuru nabo bashyigikiye batinya kwemera rwose. Ku ruhande rwa Shaddy Boo rwose n'umuziranenge, kuko kubijyanye no gucyaha cyo gufatwa ku ngufu ku gahato, kuko nta muntu ukwiye gukorerwa icyaha nk'iki ngiki, kabone nibwo yaba ari inda yakujeho rwose, nta muntu wemerewe kumuhotera bamusamaye gahato batabyumvikanye rwose. Ibyo ngibyo birumvikana yuko Shaddy Boo ari umuziranenge. Ariko nubwo bimeze bityo, icyaha cye cy'imyitwarire cyo gushyira abana be n'izina rye mu kaga bitewe n'ubusabane bukabije n'abagabo birafite aho bigarukira rwose. Icyo cyaha kiramuhama cyo kwisanzura cyane ku bagabo batandukanye n'abasore b'amabwa nka Yugi Umukaraza udafite ikintu gifatika yagezeho rwose, wenda mu bijyanye n'umuziki ntawamenya, ariko nyine kutajyana agarukira rwose ino cyaha kiramuhama cy'uburangare. Kurundi ruhande rwa Yugi Umukaraza, icyaha cye cyo kurenga amategeko n'umuco ugasindisha umuntu ukamukora ibyamfurambi bitewe n'inyungu z'imyuka mibi cyangwa se irari ry'ubusazi gikabije cyane, cyamushyize mu mage. Umwaku yakorereye umuhango wo kuyikuraho uramuhindamukanye, uramusunika paka amoroshye mu cyobo rwose. Ubu ngubu arabiragoye ko yakivamo amahoro, kuko buriya umugore w'icyamamare urumva ko hari n'abenshi baba bamuvuye bashobora no kuvuga ati Yugi Umukaraza wahotiye mu kubacu dukunda rwose, murebe ukuntu mumugenza muri gereza, bikangira nawe wumva babisengoje ubundi ngo Yugi Umukaraza ngo yiyahuye. Urumva ko nawe rwose nawe ubuzima bwe buri mu kangaratete. Aba bantu rero bose yaba Shaddy Boo cyangwa se uyu Yugi Umukaraza bombi bahuriye ku cyaha n'amakosa gishingiye ku busambanyi, ubusinzi no kwangiza ejo hazaza h'abana babo. Yugi Umukaraza yabonye Shaddy Boo nka profile ifunguye kubera ko uburaya bwe busanzwe ku buryo yisanzura ku bagabo. Yabonye rero imbibi yabiprofitiramo nyine akayagira utuntu yikorera kuri Shaddy Boo. Shaddy Boo nabona Yugi Umukaraza nk'umusore usanzwe w'inshuti isanzwe itagiye ikitwaye. Umutego rero atambuka, umwe nawe akoresha imyuka mibi n'irari araprofita. Shaddy Boo nawe arahomba bikomeye cyane bitewe gusa n'uburangare bwe n'ubusinzi rwose. Birababaje rwose ntabwo bishimishije. Ubu rero ubutabera burimo gukurikiranwa n'inzego z'ubugenzacyaha, ariko isomo risharira risigaye mu miryango nyarwanda rirazwi rwose. Iyi nkuru itwereka ko isi y'imyidagaduro hari uruhande runini rufashwe n'umwijima kandi rukaba ruhambirijwe n'imigozi ikomeye cyane abantu benshi batabasha kubona. Ibaze nawe tubishana n'ikurikiranwa n'abantu 4,000 gusa bishobora gutuma umuntu akora amahano. Ariko nanone ubuzima bwo kumbuga nkoranyambaga bw'uburaya busanzwe
bushobora gukurura umuntu abagabo bafite imigambi mibi ikomeye cyane y'ikuzimu bigatuma ubuzima bwe buhangiriki na karire y'ubwamamare nayo ikangirika rwose. Ese ubu busesenguzi burabona gute? Mbese urabona Yugi Umukaraza yaraguye mu mutego w'imyuka mibi koko n'imihango y'umwijima, cyangwa se urabona Shaddy Boo ubuzima bwe ari bwo bwamukuruye izisanganya z'ibyago bigarangira nyasambanyijwe? Siga igitekerezo cyawe hano icyo utekereza ku mpande zombi, subscribe kandi n'inzogera kugira ngo tuzacikana n'ubundi busesenguzi nk'ubu bukomeye nk'ubu buri ku mfuruka z'ukuri kutavugwa. Mwakoze cyane, Jene Sam Kki komeza kudukurikiranira hafi kuko no mu biganiro byacu bitaha tuzaba tugaruka ku zindi nkuru zikomeye cyane n'ubundi nk'ubu ngubu twari umunyu tumena amabanga tuvuga ibyo abandi batinya kuvuga. Mwakoze cyane, ciao ciao.